nongeye kubasuhuza bene data. Iyi ni gahunda rero ngiye gutangiza kandi gushyiraho yo kugira twiga Bibiliya tuganire ku ijambo ry'Imana. Kuvuga ngo mu by'ukuri Bibiliya ni igitabo cy'ubwenge kandi ni n'ijambo ry'Imana. Rero muri gahunda tuzaganira ku bintu bigera kuri bitandatu. Icya mbere tuzasobanura mbese Bibiliya ni iki, kuki abakristo bavuga ko ari ijambo ry'Imana, mbese turebe ni gute wasoma Bibiliya, turebe ni gute wasoma Bibiliya muri makeya kugira ngo uyisobanukirwe. Ibyo ni byo tuzareba. Hanyuma tuzareba nanone ubwenge tubona mu gitabo cy'imigani, ese ninde wanditse igitabo cy'imigani. Hanyuma turebere hamwe n'ubutumwa nyamukuru bwa Bibiliya, mbese ni ukuvuga ngo rero twihuse tudatinze twahita tunyarukira gutangira introduction yacu. Aha ngaha turareba ku kintu kijyanye na Bibiliya. Mbese Bibiliya ni iki? Episode ya mbere, Bibiliya ni iki? Kuki ari igitabo kidasanzwe ku isi? Aha ngaha niho tugiye kubanza turebe tumenye uko bimeze gute. Ese ni iki gituma Bibiliya iba igitabo cyasomwe kurusha ibindi byose ku isi? Ni ukuvuga ngo Bibiliya ubundi ko yanditswe mu gihe cyatambutse, kandi uhereye icyo gihe yandikwaga kugeza igihe yatangiye gupublishingirwa, yakomeje gusomwa cyane. Ibindi bitabo byinshi birasohoka bigahagarara bigata agaciro cyangwa se bikabikwa mu masomero agiye atandukanye, ariko Bibiliya yo siko bigenda, ikomeza gusoma. Ni ukuvuga ngo rero muri iki kiganiro tugiye gusuzuma Bibiliya mu buryo bwimbitse twifashishije amateka ndetse n'ibivugwamo. Ndagushishikariza kuguma nanjye kugeza ku musozo kugira ngo ugire ibyo wungukiramo. Dutangire noneho. Ni ukuvuga ngo igice cya mbere rero cy'inyigisho y'uyu munsi ni ugusobanukirwa Bibiliya. Mbese Bibiliya ni iki? Bibiliya ni urusobe rw'ibitabo 66 byanditswe n'abanditsi bagiye batandukanye, aho dusanga ko ino Bibiliya yanditswe mu gihe kirenga imyaka 500, yanditswe muri iki gihe kingana gutya. Kugira ngo ibashe kuba yasohorwa cyangwa se yatunganywa neza nk'uko tubibona, byatwaye imyaka 1500. Kuvuga ngo rero abanditsi bayo bari abami, abahanuzi, abarobyi, abaganga ndetse n'abandi bantu bo mu bihe bitandukanye. Nubwo rero yanditswe n'abantu batandukanye, ikandikirwa ahantu hatandukanye, ariko ikintu gitangaje kandi giteye ubwoba ni uko usanga inkuru cyangwa se ubutumwa bwose bukubiye muri yo bushingiye ku bintu bine. Icya mbere, Imana, umuntu, icyaha ndetse n'agakiza. Ibyo rero bituma twemeza yuko byanze bikunze ari ijambo ry'Imana. Kuvuga ngo igice cya kabiri rero tugiye gusobanukirwa mbese kubera iki twita ko ari ijambo ry'Imana. Ni ukuvuga ngo Bibiliya rero bisobanura ko ibyanditswe byose byahumetswe n'Imana. Ibi bivuze ko abanditsi bayo bayanditse bayobowe n'umwuka w'Imana. Nubwo bakoresheje imiterere yabo n'ururimi rwabo, ariko mu by'ukuri ntabwo ari bo babaga bari kubyibwira, ahubwo byabaga bituruka ku Imana. Hano rero hari ibyanditswe byera twakwifashisha kugira ngo dusobanukirwe. Hari urwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo, urwandiko rwa kabiri, ibice 3, turasoma umurongo wa 16. Hanyuma n'urwandiko rwa Petero rwa kabiri, igice cya mbere, umurongo wa 21. Ni ukuvuga ko rero ibyo byanditswe byera byose birahuriza hamwe mu gusobanurira neza no gusobanukirwa ko Bibiliya ari ijambo ry'Imana. Ni ukuvuga ngo
hano mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya mbere mirongo makumyabiri na rimwe hatubwira ko ngo kuko ari nta buhanuzi bwazanywe n'ubushake bw'umuntu, ahubwo abantu b'Imana bavugaga ibyavaga ku Mana bashorewe n'Umwuka Wera. Aha ngaha ni ikimenyetso kandi rwose simusiga yuko nta gushidikanya yuko Bibiliya ari ijambo ry'Imana. Nta gushidikanya Bibiliya ni ijambo ry'Imana kuko nk'uko tubisomye aha ngaha muri ibi byanditswe byera. Hanyuma ikindi rero ikindi navuga hano mu rwandiko rwa kabiri rwa Pawulo yandikiye Timoteyo narwo ruragaragaza yuko Bibiliya ari ijambo ry'Imana kuko aratubwira ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka. Ibi ni ibimenyetso byemeza yuko byanze bikunze nyine ibyanditswe byera ari ijambo ry'Imana. Kuvuga ngo rero twihuse hari impamvu nyinshi zituma abantu bayizera. Impamvu ya mbere ni uko ubuhanuzi bwinshi cyane bwanditswe muri Bibiliya muri kiriya gihe bwasohoye. Icya kabiri ni uguhamya kw'amateka n'ubucukumbuzi bushingiye ku byagiye bihishurwa cyangwa se bigaragazwa mu matongo y'abakera. Ikindi cya gatatu ni uburyo yahinduye ubuzima bw'abantu mu bihe bitandukanye. Icya kane kuba yarakomeje kubaho no gusomwa mu binyejana byinshi cyane uhereye none ndetse no ku gihe kizaza. Ibi rero ni ikimenyetso turacyari muri introduction cyangwa se mu iriburiro, nyuma tuzagenda tubibona ubwo ibyanditswe byera byose cyangwa se ibitabo byose nk'uko twabibonye ari 66 byose tuzagerageza kubisoma, tuzagerageza kubivugaho amagambo atari makeya dusobanukirwa kandi dusobanurira. Imana izabane natwe kandi izadufasha. Ni ukuvuga ngo ngeze ku musozo rero muri iki kiganiro twabonye icyo Bibiliya ari cyo n'impamvu abantu benshi bayifata nk'ijambo ry'Imana. Rero ndagira ngo mu kiganiro gikurikira tuzasuzuma ikibazo kigira kiti ninde wanditse Bibiliya? Ese koko ni abantu cyangwa ni Imana? Nibyo tuzabibazaho kandi tuzanabishakira n'igisubizo. Niba iki kiganiro rero cyakugiriye akamaro, kanda like na subscribe kandi ugisangize abandi kugira ngo natwe dukomeze kwiga ijambo ry'Imana. Kandi ni ukuvuga ngo ko ari itangiriro n'ubu turatangiye ibintu bizajya